bitesho ni byiza kuba waryamye cyane ntabwo abungu bakiriye kujya ku ishuri. ejo bundi mu nama yabaye muri minisiteri batwongeje amasaha kujya turakererwa ayushura nsanga nakerewe nafatiraho bigeze nta kibazo viye usiga ufite agasuzuguro wenda cyo ufite ahantu gakomora. hehe se viye Reba nk'ubu ngubu canye ko nikiryamye ngiye ku kazi nari umushusho ntiyabishuhije abihaga abana mana yanjye uragasosomo ubumeruka gakoma ryari ese viye wowe uronsa akubitwa n'inkubu nonsa ubugeze aho ngaho narakonyejesha imitsi yanjye yose warayimareba amaboko asigaye ameze nka kiri none se amabere agasuzuguro. ubundi ibyo byanyu ntabwo bindeba ngira ko nigere ku ishuri ubundi urimo kunyerereza ariko zisho ubundi kujya ku ishuri kwawe kuba umeze nk'intuzi iri kureba televiziyo wagunyana ukajya ureba hano wenda n'utwo dufaranga tukaturomu akazi keza viye pasiba wa gicucu kimeze ngere ku kazi sha uyu mugore w'ibye biri buze gusubirwamo. nkabona no mu rugo nabakwibye kubera rwaye runzunze muri njye numvaga nkukumbuye. none se bibi amara gufatwa nzakujyane ku kwezi cyangwa nzakujyane kuri marisi? uzajyane kuri marisi nta kibazo. utubenzi twabo tuba turyoshye kabisa. oya nanze akabenze. none urumva ushaka iki kuruta ibindi byose? inkoko nta kibazo. ntacyo bitwaye nayo nzayikugurira. nzakujyana no mu kinigi nkwereke impyisi nkwereke ingagi mwene wanyu. ngereranya n'inyamaswa uzagende muri bande. hase bebe urakara koko bebe? aya ibyo bikakurakaza bebe. hase bebe wagire aya reka nigende. bebe ntarakara vuba. Sheri wanciriye amazi muri douche. sumbwiye ko nta muntu uri hano. siko papa yagiye muri misiyo. ariko si ibyo jwi konsa nkurizi ko wagira ngo ni cyaviye. Asa urugora rwajya rumenya ko rushaje koko uri kumumumagarira icyasi kigali bandi kwibere hano uri kumwe n'akanyabutungo ndi kugatotora yarangiza akanyihamagarije. Sheri warangije gushira amazi muri douche? Byanyu basha byiza we Clarisse kurabye nyo ko ngacira amazi muri douche yasizemo ntambizi. gira vuba vundebere muri douche ko bashizemo amazi gira vuba nyigendera. Oh shit gasha ubana ni ku ishuri nari nasize kumubye ngo iki none se wana niho ukorera akazi? hano ni ku kazi icyakuzanye nawe nanjye nicyo cyahanzanye. nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ijose nimba wumva umaje kubyimba nimaje kuzura ikoroboyi tukujanirana. ningera mu Rwanda bibwira mama. Muragira ute? Ndibwira mama ibyo nabonye. Nta mugabo ubimbwa sha. Nta mugabo ubimbwa. None dufunguye umudomo. Ibyo habonye kandi n'amaso yawe yahumishe. Umva nyine. twumvikana iki se? Umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo iki? Akiyo urebye ubona nyoko adashaje. Ashaje ko umunyarwanda cyangwa aravuga ngo agakono kuguze niko karyoshya imboga. Arega nyoko nta mboga zikimuvamo yabaye nk'isoko. None nimba nta mboga zikimuvamo yo kumushaka ujya he? Ni amaso y'urukundo atabona. None nanjye kumva nayoboye yanjye ay'urukundo ukazuza kumbangamira uri mu bihe. Arega mwana wanjye ntabwo mba nakubangamira cyafite itoto. None urabona ndumwa no guta umutsima. Oya ni ndabizi ntabwo wata umutsima kuko nyine gamaje kuzura ikoroboyi. Ariko none wajya undeka nanjye nkidepana. Ariko mwana wanjye nibyo ndi kukubwira. Nyoko nta ntori kimurimo ntakimenya guhamiriza kwa ahubwo rero mvurumva ata mwana wanjye urumva gende dusimbukira hirya mugure nk'akantu nose uragenda utoze n'impumuro vie nzogesho